igitugu washinze. Ndavuze ngo sohoka. Simushakira ngo bina gatoya. Wait. Anna. Wait. Sitkubahana. Anna, please, never mama. Anna. Sorry, it's okay. Oh yeah. It's okay. Lucas. Anna. Utazuri chindimo. Ndabikora mu buryo bwanjye. Shari? Okay, come on. Reka tuvugane. Nyoko. Duramuzi wowe. Uri gufata uramuzi. Anna, please. Mina kanga kagasa inyama y'inyoni. Anna, please. Wewe ni nabi. Anna, we fucking nabi. Okay, sorry. I'm sorry. I forgot. Ichare. Okay. Leave. Come here. Okay. Reka mvubaze kwitwara. Nawe shityanze reka mvubaze. Ndamwicarize byibuze bikorera umugabo wawe umubare byibuze ndakwinginze. Ndakwinginze. Icara. Ara ntabwo nakicara umeze gutyo. Okay. Ntabwo nakicara umeze gutyo. Lucas. Nagiye ngo hitamo. Okay, basi nicaye basi ngwi. Mva wowe. Uyu mwana ni inzira karengane uri kumubwira nabi kubera iki? Hariya. Namuritse naguma. Turabyiga. Icara hariya. Aho. Ntakiri umutwaro. Ndashaka kwitegereza. Sikujisha ari mama wawe. Ndetse kwenda ko n'ubuguru ni nyoko. Ubusumari nka nyoko. Lucas. Okay. Nta kibazo. Nakwicaye se mutware. Nakwicaye. Karibu. Nicaye. Nicaye hariya. Aragera ahantu. Ukate hirya ujya mu gikari turavugana. Igiye genda. Igikapu cyawe kiri. Imyendere. Abasiko musa n'abasazi. Urihangana. Wicara mu modoka ku izina ry'Imana. Bamwe esanse baza kugufata. Umva kugiye hehe. Uranze igiye reba hano. Ntabwo ngukubita Shut enough. Ariko ndi kuganira na famiye. Sinzane famiye. Sindi kuganira na famiye. Umwana. Wakoze. Ararengana umwana. Nitegereza hata. Mubwire neza. Sibyo? Urabona nshaka icyo dupfana. Yego. Mama wawe asa n'icyungo. Yasaga nk'icyungo batekamo ku nkwi. Ntubizi? Ntumuzi? Singamushyinguye. Nzajye kumubaza ngira ijambo mwibarize. Mfite byinshi byo kumubaza. Okay. Chérie. Haguruka. Ukatahariya. Cyangwa se cuma ugende tutari turaye makarosi. Abona karwaye n'imyati. Ubushoboka ukweto. Abona nuka. Nakibazo be. Okay. Kanita kumushyitsi. Abagore ba benshi ni ukuri. Lucas, n'ibiki biri kujya mbere? Abantu barinjira, abandi bararwana, abandi ni ibiki habaye iki? Sharon, I'm sorry kuba kubibaye. Muri minsi sinzi umugore wanjye ukuntu ameze. Yarahindutse totally.
uyu mwana ubona nzanye umwana mukuru we ko ni umwana mukuru we bishoboka biteze ko yitabye Imana noneho umwana akamuhamagara yamuhamagaye inshuro nyinshi mu nshuro nyinshi yamuhamagaye ashobora kuba yaramutabye inshuro imwe noneho rimwe aramuhamagara umwana ahamagara inshuro nyinshi sinenzi ko ari nawe telefone ndayitaba ko numvaga nubwo atari iyanjye ariko numvaga telefone ihamagara umugore wanjye inshuro imwe ebyiri eshatu enye nagomba kwitaba byashobora ko ari umuntu uri gutabaza telefone ndayifata ndayitaba umwana aranyibwira numva ngize impuhwe numva ngize igishyika umwana uburyo abayeho asigaye ari imfubyi asigaye ari wenyine impuhwe zaraje nanjye numva nuko ngo mare mugabo atema ajya mu nda ariko uburyo yanyeexprimeho byanteye emotion ngo ufata umuntu kujya kumuza none ngaho reba uko yakiwe ntazi impamvu nyirizina ituma umuntu ashobora kwanga umwana wa mukuru bingana kuri n'igihe akubwira ko ari ihe mpamvu atamwita sha igisubizo mfite nahisize impamvu ibintu byo mu rugo bisigaye bibaye n'ukuri Lucas ibyo nibyo mbana nabyo ibyo nibyo mbana nabyo sha nshaka bugufi uri umugabo utuje sinzi icyo gukora n'undi wese byamucanga erega nawe wagiye gushaka umugore ukize ntabwo yakubaha sintekereza ko hari undi mugore wakifata ngo ibintu mboneye hano ngo abikoremo Lucas mpora mbikubwira nkurikije nsengese gusenya ntabwo ari umuti w'ikibazo none nkora iki komera ngomba kugufasha ibintu ukabimeramo neza basi ana ni inshuti yawe buri wese ni inshuti ndabizi mwegera umuganiriza ngise urabona nyumva arakumva ndamuganiriza urabona nyumva ibyo bintu byose njye nta n'ibyo narinzi nta n'ikintu na gito yari yarabimbwiye ndatunguwe shara mufasha I know uzamutera kandi nzi ko uzamfasha kandi agaca bugufi mva ndumva umutwe ugiye Lucas bye kagenda ugenda utavugishije ndakomeza ugenda utamuvugishije ubaho iyi situation ibaye kandi okay kanjye kumureba hano so Halo? Mwamubonye? Aha. Umva mukora icyo mugomba gukora. Ariko kandi ntimukore ikosa nk'iryo mwigeze gukora ushize. Muramenye murabona ko nabababariye. Nkemera kongera gukorana namwe. Mudakora ikosa nk'iryo mwakoze mbisubiremo inshuro zigera kuri zingahe. Ndabingize ndumva. Kandi mukuri kumwana ndababwiye mbabwije ukuri. Kuri turongera rwose nta kibazo sawa turi kumwe. None se ko mbona utiteguye? Uzi mbabarira ndamubwiza ukuri. Iyo siporo yawe rwose ndakwinjiza uyijyanemo. Nta mukecuru muri siporo.
narakwemerere kugira ngo nawe kugira ngo ndabyemeye. ese wabyemera gute se? Reka reba nk'uko ukuntu nyemereye ku biro byanjye 110. ubwo rege ngo ngende mbicuguse ninagisa nikubite hasi gusuko siporo kugira ngo uhorane fureshi usuri nkawe kuko mwese hari icyo mbaye imbaraga ndazifite nta pressure mfite nta sukari mfite ikindi ushaka wo nicyo uzi wabinyemereye nyiyenza nakwiyenza uri kuzifatiraho rega ndakuzi yo wihambiriye ku kintu urana narakubwiye nyine ntiyego tuzajyana kugira ngo ugende iyo nkubwira ngo nawe yasuza wari kubwira impande nigeze guheza mukora siporo mama mwiza imyaka yawe n'ibiro byawe ntabwo ari sawa ngewe ubundi reka nkubwire siporo njya nkora ubuzima iyo mvuye ahangaha n'amaguru nkagera kuri kaburimbo ntabwo mba nyikoze ubwo ni siporo none ikindi yindi siporo njya nkora uzumva iyo nashyizemo speaker mu cyumba cyanjye ngaceza irasi siporo buramba nkoreramo siporo wakira uri kwibara bareba siporo buranda nyine nyishyiramo ngaceza nkagira gutyo nk'urugero tuvuge nyine shyizemo nk'izo mu ba Nigeria sibyo ko kuri nyine buranda zikunda cyane bitagira gutyo gusa simba nyikoze zikabira baye noneho hasemo na za zindi zazuke nkagira nyigira gutya gusa simba nyikoze nawe ujye umpa amahoro umunsi ndiriye mu mibare oya genda uyikore wenyine ariko batapasi ku cyumweru uzaze duceze oya tuzashyiramo speaker muri salo duceze tubikorana ntabwo uzambere oya uzajya ufata inkuru njyane hano nanjye ngukuru mpuzana hano ngero kurora uzamura ko kajyane hano nanjye ngine nzaba nambaye na training ku buryo akaguru nzajya nkazamuka nkakageza hariya nyine tukayikorera mu nzu ariko byo konjyana mu bantu n'abana bakiri batoya ngo tugere muri za gym zanimwirwa mwirya babarira yo kugera gute yo kujyana nawe ndayakene amaki cyane amafaranga ndaguha kuri telefone nta kibazo ariko hari ikintu nenda kukubaza turubunduhije n'ubu nkoze siporo iki kise kandi ko nawe tugira utubazo tutajya dushira ngaho mbaza icara hano cyakora aka gasitoro nguteze yombi nasanga mama hari umuntu waje hano ejo bundi ntabwo namashije kumva ibintu muvuga ariko nabonaga musa nkaho muri gusarira uriya mugabo ni muntu ki mwapfaga ibiki ariko wa mwana urakurikirana ubu ibyo bintu byabaye mu minsi 3 biracyari mu mutwe wawe mama byanteye impungenge n'ubwa mbere n'umuntu wakayikora oya muhungu wanjye ntukajye uhangayika ngewe buramfite ibintu ndwana nabyo muri iyi si udashobora gusobanukirwa ubu se nagubwira ibi nkakubwira bwakwira bugakigeza n'amazi n'inkwera ntabwo ari ngombwa ko mbimenya oya nta kibazo sheri sibyo mama urabizi turagukunda cyane tuba twifuza ko wahora wishimiye nta kintu kimwe cyakubaho rero kukubona ubabaye numvaga byankoze ahantu mama nta kibazo nta kibazo mwana wanjye sinzi ntabwo ndi kuva cya kigabo cyaza hano ukuntu usigaye witwara it's okay ariko se uhangayikishijwe n'iki genda uzanira amazi yo kunywa rukanka zana konje okay Ozi, I love you. Love you too.
yaguhenera umugeni ubwo uryamye zikuri umugozi muri uru rugo uraryama ucuramye wowe turadisi we ko aryamye kuri matara yonyine bifata byabyaye ukabisasa nta bitenge nyoko yasize gusa ajya kubizana ibyo byose nabyirose cyangwa byose mwabimupfunyitsemo dore ko byose wabimuhambyemo kugira ubwenge bw'ikiboko byose wabifata ubimuhambamo wumva gusambara iki mbese ko wari mfiteho tageti kuzaza ukambara kuzaza nkaguha imyenda ese n'uburyamye kituvugishije ukuri kamubwire rero sibyo iki cyumba mu gitondo gisinduka bigaragara ko wakiranyemo ariko sinigushakamo uretse gushaka gutuma umuntu avuga nabi kandi noneho mvuge n'agahoro ntuzi kuko uba kuryama ku buriri kuko tuvugishije ukuri Soni urabona bikwiranye koko mbabarira mbwiza ukuri musigaye umwanya yatsinzanijyana njye wakwitse njye ntabwo nakoresheje sinakoresheje nuzi ko wanjye mujyemo cyane icyo cyangwa hariya hanze uri kunyumva muri kariya kazi ko hanze niba ucya uzinduke mu cya kare saa 11 uze wicaye muri iriya nguni Lucas ntabwo wahamagara uti wicara ku buriri ugaragara nkaho ubyutse uri kumva nasimateriza jyamo nabi wanyoryamaga ku matara ntabwo nyine yari nini nkingi yari ku kanya gatoya punguza sauti yako ndavuze ngo punguza sauti yako vuga genda dasha amanuka ku gitanda umukobwa atugasa umusumari agenda mwana wanjye menya ubwenge
umaze gukura. Papa kumenya ubwenge simbijyana ariko se ndihorera ngo bimarire iki? Kwihorera nibi. Umva baretse nkubwire. Ejo n'ejo bundi nzaba ntakiriho. Ibyo byose ndi kubikorera wowe. Reba iki gipangu cyose nakutaye. Buri uko ndyamye, uko bwije nuko bukeye. Sinshobora gusinzira. Ntaragaruza umutungo yanjye. Harimo n'iki gipangu. Njye ntabwo umutima nawe. Ni ibyawe, niwe ndi gukorera. Nyine kuba ari ibyanjye ndabyumva. Ariko uzi kwihorera ku bantu bafite amafaranga uzi ko byarangira nawe ubwo bigendeyemo. Mwana wa, kunyura tugiye kugenda ufite igitekerezo. Niba kitarimo kuza hano nyumva ntukance mu ijambo nyumva. Ufite igitekerezo mwana wanjye. Nubwo nakennye, nubwo bamwe mu mitungo yanjye. Ugomba kuguha amafaranga. Ukagaragara nk'aho uri umwana w'umukire. Ugomba kwinjira muri iki gipangu. Ugashaka ubushuti n'umukobwa wawe, wa mukobwa wawe nabonye wishize isoni. Uri kumva ibintu byoroshye papa? Yumva mwana wanjye. Ukaneka ibyabo byose. Icyo wariye, icyo wanyweye, mbega bakakwiyumvamo. Kandi ugomba kugenda uvuga ko umwana kwa generali. Generali ndeko nta n'umugenerali tuziranye. Mwana wa, ibyo nkora niwe ndi kubikorera. Koresha ubwenge. Papa, abantu n'abakire ku rwego ngende kubibona mu biranga. Mwana wanjye ndabizi n'abakire sibyo? Niyo mpamvu nakubwiye ko nanjye ngomba kugukora ntaho uri umukire. Ntabwo amafaranga ashobotse mu bushobozi bwanjye mfite. Ariko tuzihorera. Kuko sinshaka ko kubona baseka, banywa barya, bishimye mu byanjye. Bagomba kubiryoza, bagasubira mu buzima bubi bari barimo. Urumva? Natwe tugasubira mu buzima bwacu. Okay. Ngiye kubigukora nk'uko uri kubenza. Ariko ibi bintu bizagira ingaruka mbi bizana. Mwana wanjye muri inyuma, mbonye harimo ingaruka, mfite ukundi kuntu nabigenza. Humura, ngiye nabitekerejeho. Kaba rero mbwira, tuzabikora gute? Ndabizi ko nta mafaranga ufite. Kandi aba bana ni ba bantu batikoza abantu bari ku rwego rwacu. Birasaba ko ngomba kujya nsohokera aho basohokera kugira ngo nzakumenyekane. Mwana wanjye ngo usobanurire gute, bivuge kangahe? Nakubwiye ngo mu bushobozi mfite ntabwo nabanye nabi sibyo? Amafaranga ntabwo nzayabura yo kuguha, yo kwishimisha ku buryo bazakubona nka wa mwana wa generali nakubwiye. Uzajya uvuga ko umwana kwa generali. Ugenda uri umwana wa high class uri mu rwego rwo hejuru. Cyongereza ntukizi? Ikinyarwanda ukivuge gakeya. Ujye uvuga ko wiga shuri ryaranibiye. Ntabwo nzavuga ko niga mu Rwanda. Uzavuga ko ufite masters wavanye mu Budage. Nzavuga ko ndi kwiga masters mu Budage. Ariko niga online. Umva ko atagora. Cyangwa se mwana. Ariko wavuga ko kwa generali cyangwa ukavuga ko ndi umupilote. Oya uzavuga umwana kwa generali. Sibyo? Ngiye ndaguha amafaranga ashoboka yose. Rega buriya abakobwa nubwo abana b'abakire bashukwa n'ubusa. Uzi uko nguhaye ngwaye nk'ibihumbi 300 n'urugero cyangwa 400 nakuguriye amasitiri. Wajye n'umushukisha akakubona ko uri high class. Ahubwo papa reka tuje ku gipangu cyawe. Taza kuba n'umuntu uri kutwumva. Tubyumvikanyeho. Nta kibazo. Urumva? Ndabikwemera. Ni we mbikorera mwana wanjye. Gende gutega zivamo. Oya nta kibazo. Ariko mwana gusa ingaruka zizazamo mbi. Nzabigutamo niruke. Oya humura. Humura mwana. Umva. Buruko mbonye ikintu gipangu. Buruko maciye. N'imitungo yanjye. Ntabwo gusinzira. Humura.